nayo umuntu aguhaye arishima ngo araguhaye kandi agahomba ariko yagukoreye imitwaro. None se umuntu ubwite insengera naburaye akaguha ibishimbo byumye, birasaba amakara, de birasaba amazi, turuwa birasaba umwanya, katre waburaye ubwo aragutabaye. Ni nko kugukoreza undi mutwaro. Oya, amafaranga y'amakara urayakurahe ubwo se amazi urayagura aravahe? Ubwo se urabihisha sangapi niba bitagira amakara ko birasha kera? Umuntu waje akabwira ati ndashonje ukamuha ibishimbo byumye, urashonje. Yego. None tunyira hano ku restaurant gushakira ico kurya, akibwira ngo agize neza, ariko wowe washaka guhaguha milifura ngo uguremo n'agasabune, uguremo n'agakati k'umwana, umwana naza kuguhobera umuhereze kagakati, kagasabune kabamaze gatatu, wasize mu rugo nta gasabune, wasize nta gakati, umwana ari mu rugo na nyina. None umuntu arakuyatigira hino, nakugeza mu restaurant kugurira inyama, ati iserve ufate n'ico kunyushaka. Nubona yaje kwishura ubone yishura 3,500, hari igihe wikubita hasi uyigamana yampa 2 yirirwa ngurira ibi. Ariko pastor, aka kantu gakunda kubaho karajegeza abantu. Ahubwo icyo twakibaza, none umwana yaburaye yabwiriwe na nyina, none ndahaze. None ko ndiye nkanywa n'inturi mibe, aragira ngo nariye hehe, aragira ngo simbarira, simba pfunye nje urya ntibarye ngaturi mibe bashonje, ntaranyita mubi usindararaye, bese ndaje gufumbata umuntu nahaze ashonje. Oya, yakwaje gurira icyo kurya cyangwa nguha amafaranga, amenye uhuriwe. Umunyarwanda rero kugira ngo batamucisha mwiyisho aravuga ati mbico kurya, ariko agiye kurya wenyine afite abana batatu. Kandi ibyo kurya bihiye byo mu restaurant birahenze, kuko ibibisi aguze ibyumwe, ibibisi yagura ibyabane cyane, kuko ntabwo Yesu amanuka ngo abare tuvugana. Ariko iyo umuntu agutabaye habigiye Yesu ari we wamunyuriyemo. Umuntu ukubwira rero ati fata 5 urarya imbere, burya Yesu aba yamukoreye. Kandi hari igihe amafaranga 100 aruta 3 rwose. Hari igihe 100 riruta 3 nuvuga ngo ushobora kuvuga uti Timotari uyu muntu ndamwubaha, umwongereze i Remera, agahereza amafaranga motari, kandi yayaguhereza ati shaka motari, kuva no kugera i Remera ntabwo ari ikibazo ku maguru. Yego. Ku muntu waburaye ariko kugira ngo arebe akagura ntabwo ari ikibazo. Ingendo ziri tuza abantu barazigenze nibugesera, wava hano ukaje Bugesera, ariko ukabuzi ko nugera mu rugo hari ikiro cy'isukari uri bufate. None arakubwiye ayahaye motari, kandi haracyari kare. Yego. Kandi nta kintu kiri mu rugo, araguhemukiye, agiye kugucura kare ntacujanye. Umuntu ese urukuntegera undusha amashuri yo gutekereza, kuko mu by'ukuri urukuntegera nkuruhinja ngo njanira uruhinja cyangwa njaniriye imva amaze kuboneka. Umurambo yari yapfuye 2 z'ijoro, ubu hari mu gitondo bamaze gushirayo umurambo baratsinsibiranya. Noneho bamaze gutsinsibiranya, aje iruhande atanga amashimwe, ahamagara Imana ari inyuma y'inzu, ariko umuntu aramufata avuga ati shimwa Mana unkunda, wansabanyirizaga umugore arapfuye ndamukize. None aravuga ati icyatumaga nanga ko banyakira, nabonaga ko bashobora gukererwa kinsamura, hari icyo kintu gishobora kuba. Imana yari izi ko mu byifuza abantu baba bafite harimo nuko n'abanzi babo bananguka, ariko bagatinya kubivuga uko baguhamagaza mu rukiko, wabivuze baguhamagaza mu rukiko, ariko kikaba ari icyifuzo kiri ku mutima kizamenywa n'Imana Data wa twese yonyine. Abantu bose bifuza ko babanga bapfa, ariko ntawe bitangaza ngo abishire ku mugaragaro ngo avuge ngo nari nshaka. Oya. None ivugabutumwa rya Kristo ko rikangurira abamwizeye gukunda n'abanzi babo, ubwo aho umuntu mu gihe yaba afite uwo mutima ntiyazagongana n'iryo hame rya Kristo. Arega Umugoroba TV, ijoro rirakuze burenda gucya, iki ni igihe cyo gukanguka. Dukanguke. Amahoro y'Imana nabane namwe bakunzi bacu tubana umunsi ku munsi. Reka tubasuhuze aho muherereye hose mu mpande zitandukanye, mu bihugu bitandukanye ndetse no ku migabane itandukanye.
dukunda kuvuga ngo amahoro ya Kristo nabane namwe. Nta kintu cyiza kuruta amahoro. Umuntu ajya agira ibintu akabura amahoro, umuntu akagira ubutunzi akabura amahoro, umuntu akarya agahaga ariko akabura ibitotsi kubera ko nta mahoro afite. Ariko reka mbabwire nti nimugire amahoro. Nitwa Alfred Misago, ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza, mbifurije gukomera, nimukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Ndi kumwe na pasiteri, muranyemerera tumusabe abasuhuze. Amahoro y'Imana n'abane no pastor. Turabahuza, murakoze, Imana iduhana umugisha, turi bazima. Pastor, dusengere dukomeze. Mana turagushimiye, turaguhimbajwize neza uyu mwanya mwiza uduhaye. Ntabwo ari ku bwacu, ni ku bwawe kuko dufite umugambi. Ni urukundo rwawe nk'uko duhamagaye kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza buhindura benshi. Ugize neza mwami kuduha umwanya mwiza. Hari benshi banawifuza bawitegura ntusohore, ariko rawutwemereye kubw'urukundo rwawe n'imbabazi. Ngaho turabigushimiye, ubane natwe, utiyobore mu kiganiro tugere kugirana na mwene data. Mana kibe cyo gufasha imitima y'abera, Mana kibe cyo gukomeza abizera, Mana kibe cyo guhindura abinangiye imitima bari mu mpande zitandukanye, kugira ngo izina ryawe rihabwe icubahiro. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana irabarinze, Imana iraturinze, iradukomeje, irabakomeje. Nihabwe icyubahiro, ikomeje no kubahakura amariko. Hari imvugo hano hanze njya numva ivuga ngo nta muntu uzongera kugera mu zabukuru bakurikije uko ibihe babibona. Niko namwe mubibona ubu? Nizere ko ntazagera mu zabukuru ngane nawe. Oya, Bibiliya ntirahinduka, kuko imyaka yatanzwe yo kurama yari iteka ryose. Ariko usomye Itangiriro igice cyaho cya 5, imyaka igera kuri 900. Wasoma Itangiriro 6 igera ku 120. Aho yagereye kuri 70 cyangwa 80 ntaho byongera guhinduka. Iyo abantu baracayigeraho. Ubu nanjye nizere ko nshobora kuyigira. Nanjye ndi umukandida wo kuyigira. Wagira 70 cyangwa 80 gusa ugategura ko ari imiruho n'imibabaro. Kuko iyo myaka 80 ntawe uyishimamo yose cyangwa iyo 70. Ariko ukayigeramo. Ariko ni imiruho n'imibabaro. None pastor, kurama ntabwo ari byiza? Abantu bose bakunda kurama. Usomye Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 10 n'uwa 11. Icyambere abantu bakunda bahuriyeho bose, nubwo hari abiyahura, ni ukurama. Icya kabiri abantu bakundana ubutunzi butegekwa n'amafaranga. Icya gatatu nubwo batakivuga, ariko nuko wakumva ko abanzi bawe bapfuye. Nacyo kiza ku rutonde rwa 3. Ariko ntawe ukivuga. Kuko ukivuze bagapfa bagira ngo babigizemo uruhare. Uko Salomo maze gutamba igitambo yasabye Imana, abwira Imana ngo Mana untoranije gusimbura data Dawidi, kandi yari umugabo w'amaboko, kandi urabona ubwoko bwa Isirayeli ni ubwoko bukomeye. Imana yari maze kunezerwa kubw'ibitambo bya Salomo, irabati nsaba icyo ushaka. Aravuga ati rero kuko untoranije mu cyimbo cya ngasimbura data, yari umugabo w'amaboko, nkaba ngiye kuyobora ubwoko bukomeye. Nta kindi ngusabye ubwenge. Imana niyo yabihamije, iravuga ngo ndatangaye. Abandi babwiye ngo basabe icyo bashaka babanza gusaba kurama. Abandi babwira ngo basabe icyo bashaka bagasaba amafaranga. Abandi bakabihisha ariko bifuza gupfa kw'abanzi. Rero urantangaje, ahubwo kuko wavuze utyo ubwo bwenge ndabuguhaye, n'ibyo utasabye nzi kubikunda nabyo ndabiguhaye. Imana yari izi ko mu byifuza abantu baba bafite harimo nuko n'abanzi babo bananguka. Ariko bagatinya kubivuga. Uko baguhamagaza mu rukiko, wabivuze baguhamagaza mu rukiko. Ariko kikaba ari icyifuzo kiri ku mutima, kizamenywa n'Imana Data wa twese yonyine. Abantu bose bifuza ko babanga bapfa. Ariko ntawe ubitangaza ngo abishire ku mugaragaro ngo avuge ngo nari nshaka. Oya. None ivugabutumwa rya Kristo ko rikangurira abamwizeye gukunda n'abanzi babo, ubwo aho umuntu mu gihe yaba afite uwo mutima ntiyazagongana n'iryo hame rya Kristo. Arega usomye Samweli ya mbere igice cyaho cya 16 tangire ku murongo wa 7, haravuga ngo Uwiteka ntabwo areba nk'uko abantu bareba, kuko abantu bareba ibikorerwa inyuma, bikorerwa mu magambo.
ariko Uwiteka areba umutima w'umuntu. Urubanza ruzareba ibiri ku mutima, ntabwo ruzareba ibyavuzwe. Ibyo abantu babwiriza byose ntabwo bashobora kubikurikiza. Yabaye ibyo abantu babwiriza bashobora kubikurikiza, twakwire abantu baba bariremeye paradizo ku isi bakaba badakeneye no kuhava. Ariko kuko abantu babwiriza ibyo badakora, kandi Imana ikabere umutima ikatere umunwa, kandi igihe cy'urubanza kikaba kitari cyagera ngo Imana ikubwire ngo ibyo wavugaga ntibabitekerezaga, ni ugutegereza. None pastor, niba koko mu byifuzo biba mu bantu nubwo batabigaragaza ngo babishyire hanze, uvuze ibintu bigera kuri 3, harimo kurama, harimo ubutunzi, harimo no kuba umuntu abavuga uti abanzi banjye baba bari bapfuye, ariko ntibabigaragaze kugira ngo badahura n'ikibazo cy'inkiko no guhamagarwa mu nkiko kugira ngo bajye kubisobanura. Ubu ntabwo haba hari abantu mu gihe wenda tuba twapfushije habaye ibyago, nubwo abantu bamwe baba bababaye, buriya ntihari nk'abantu babishimye nubwo batabigaragaza? Baba bishimye cyane, kuko nzi ahantu hamwe twashinguye i Masisi, noneho uwacukuye cyane niwe wazindutse kare, araza aravuga ati ngewe nzi agahinda mufite. Aracukura, ariko bamubwira bati tukwakira, ati no, ushaka gukora naza n'ibye yamfashe, ariko kunyaki icyanjye simbishaka. Yego. Imva amaze kuboneka, umurambo yari yapfuye saa 2 z'ijoro, hari mu gitondo bamaze gushirayo umurambo baratsinsibiranya. Noneho bamaze gutsinsibiranya, aje iruhande atanga amashimwe, ahamagara Imana ari inyuma y'inzu, ariko umuntu aramufata avuga ati shimwa Mana, shimwa Mana, shimwa Mana unkunda, wansabanyirizaga umugore arapfuye ndamukize. None aravuga ati icyatumaga nanga ko banyakira, nabonaga ko bashobora gukererwa kitsamura, hari icyo kintu gishobora kuba. Izo mpamvu nagiraga bwangu ngo mpumbetse ndangije gushiraho itaka. Rero hari abantu baza nyine igihe cyabaye urupfu nk'imbitsi zo kuri Yobu. Ubundi abantu bishimiye ko ahuye n'ibyago urabamenya, n'abababajwe nuko ahuye n'ibyago urabamenya. Iyo apfushije umuntu akakubaza ngo uwo mwana wapfushije yarangana iki, uwo ni imbitsi, ntiwanejejwe no gupfusha kwawe. Ariko umuntu ugukunda ukaba wapfushije, nawe arabyambara akamera nk'uwapfushe akarirwa kuvuga, akifatikanya nawe. Yobu igice cya 2 utagiye ku murongo wa 10, abakundaga Yobu baje nyuma, bari 3, hari Elifasi na Biludadi na Zofari na Zofari, n'undi waje nyuma we. Ariko abo baje mbere uko ari 3 zari inshuti za Yobu, bamwitegereje bazi n'ubwiza bwe n'icyubahiro yabagamo, bamaze iminsi 7 batavuga. Uwo ni ugukunda, bababaranye nawe, nuvuga ngo nawe arabyambara. Buriya Yesu muri Yohana igice cya 11 ku murongo waho wa 35, hari abavuga ngo Yesu ararira. Abantu bagerageje gushiraho za komantere zitandukanye bavuga ibitari byo, baravuga ngo dorere n'abari bahari bavuga ngo ntimurako yamukundaga, ariko ntabwo ari Yesu wavuze ngo ndijwe nuko unakundaga Lazaro. Kuko Yesu ntabwo yazanywe no kurira umuntu yapfuye, by'agahinda kuko umuntu yapfuye. Oya, arizwa n'uwapfuye mu mwuka, ariko ntarizwa n'uwapfuye ku mubiri. Kandi n'uwapfuye ku mubiri iyo afite ubugingo Yesu arishima. None abandi baravuga batereka da arijwe nuko yakundaga Lazaro, abandi batereka da arijwe nuko imitima y'abantu bibeta nitizera, wese akavuga ibye. Abandi bagakomanta, rero numvise n'undi uri kwabwiriza aravuga ati Yesu yarahageze abonye abantu uko barira, nuko banga Lazaro ababazwa n'ubwo buryarya. Ni gute abantu banga umuntu barira amarira akaza, kandi ndeba imitima yabo ko bamwangaga, kubera Lazaro yari inshuti ya Yesu, kandi Yesu baramwangaga n'ubundi. Narizo mpamvu akijya kuvuga ngo tujeyo, abayigisha baravuga ngo ugiye kwikoraho, ntabwo herutseyo, ntibari bagiye kugutera amabuye, none urasubiye kandi bari babimubwiye.
byagaragaraga ko ako gace bangaga Yesu kandi bari bazi ko Lazaro inshuti ya Yesu, bigaragara ko wangi inshuti yawe nawe akuba kwanga. Ariko kurira kwabo abantu bashiraho komantere ngo nuko Yesu yasanze barira kandi bamwangaga. Uko kudahuza amarira n'umutima ngo biramubabaza, Yesu ararira. Ariko ntabwo ari cyo cyarije, ntabwo Yesu yarijwe nuko yakundaga Lazaro, ntabwo Yesu yarijwe nuko yasanze imitima y'abibetani itizera, ntabwo Yesu yarijijwe nuko abantu barira batababaye ngo bari kuryarya Lazaro. Ahubwo icarijije Yesu yashatse guterura amarira y'abantu bahari kugira ngo ayambare yumve uburemere bwayo. Icyo gihe yamaze kubyambara akumva uburemere bwabyo, niho gutabara ugatabarwa by'ukuri, kuko abantu baratabara bakagukorera umutwaro urutu wari ufite. Ariko Yesu yagutabaye arakuruhura. Yasanzurira afata yamarira akayambara ugasigara useka. Yasanga ufite umubabaro akawufata akawishiramo akumva uburemere bw'uwo mubabaro ukanezerwa. Yesu abaje kukwambura ibikuruhije ngo abyikorere, usigaye ubohotse. Usigaye ubohotse. Nayo umuntu aguhaye arishima ngo araguhaye kandi agahomba, ariko yagukoreye imitwaro. None se umuntu ubwite insengera naburaye akaguha ibishimbo byumye, birasaba amakara, birasaba amazi, turuwa birasaba umwanya, 4 waburaye ubwo aragutabaye. Ni nko gukoreza undi mutwaro. Oya, amafaranga y'amakara urayakurahe? Ubwo se amazi urayagura aravahe? Ubwo se urabihisha sangapi niba bitagira amakara ko birasha kera? Umuntu waje akabwira ati ndashonjuka mu ibishimbo byumye, uramuhaye kandi urahombye kandi urakoze. Ariko umuhaye umutwaro urutu uwo yari afite. None se nta muntu ukubwira ati nakubonye urashonje. Yego. None tunyira hano ku resitora gushakira ico kurya, acibwira ngo agize neza, ariko wowe washaka guhaguhamira ifura ngo uguremo n'agasabune, uguremo n'agakati k'umwana, umwana naza kuguhobera umuhereze kagasabune kabamaze 3. Wasize mu rugo nta gasabune, wasize nta gakati, umwana ari mu rugo na nyina. None umuntu arakuyatigira hino, nakugeza mu resitora kugurira inyama ati iserivisi ufate n'ico kunyushaka. Nubona yaje kwishura ubone yishure 3,500. Hari igihe wikubita hasi uyigamana yampa 2. Nirirwa ngurira ibi. Ariko pastor aka kantu gakunda kubaho karajegeza abantu. Ahubwo icyo twakibaza, abantu bakunda nyine gushirira iyo bakagira ipfunwe ryo kuvuga, ariko ukahava ukomeretse. None se abantu nta buryo umuntu yajya kukugurira, umuntu akajya kungurira mu gihe ndi gutekereza ko ayagiye kwishyura yakangiriye umumaro ndetse n'abankikije, nkaba namubwira nti reka kwirirwa ungurira, yampe ndaza kwigurira nta kibazo. Kuki abantu bashirira iyo bakanga kubivuga? Ahubwo ishema ry'Abanyarwanda. Umukongomani arabikubwira aravuga niyo umuhaye ibyo kurya ku meza arakubwira ati urabimpaye, akaba kwisashe mu mufuka yagendanye akabigaba 2 ati ndarya inusu, indi nusu y'injyane madame. Nta munyarwanda wabivuga, nta n'uwavuga ko yaburaye. Cyangwa umwana ntacyo afite aravirirana akavira mu nda, ariko agapfa kurya ariko akavira mu nda, ariko akavuga ati yampa 2 gusa. Ahubwo nari kubona umukati w'umwana nkagura n'agasukari, umwana akagira icyo ashira ku mutima. None umwana yaburaye yabwiriwe na nyina, none ndahaze. None ko ndiye nkanywa n'inturi mibe, aragira ngo nariye hehe, aragira ngo simbarira simba pfunye ngewe urya ntibarye ngatura imibe bashonje, ntaranyita mubi usindararashye. Mbese ndaje gufumbata umuntu nahaze ashonje, uwo muntu abagukoreye umutwaro urutu wari ufite. Ubu se ntibyari bikwiriye ko niba koko ari kwa kwihagararaho kwacu nyine nk'Abanyarwanda nk'uko bivuze, ntibyari bikwiriye ko ugiye kugurira umuntu we yajya abanza akamubaza ati se nkugurire cyangwa nyaguhe ujye kwirwanya? Iyo ni imfura ariko yanyuze mu buzima. Imfura yasobanukiwe ubuzima, ahubwo iravuga iti ndabona ushonje, nugera imbere ufate fanta.
rwose naho gukurikirana ngo yakojeje iki ngo wamfashe iyihe ibyo ntabyitayeho ya ati ndabona ushonje uragura agafanta imbere noneho akaba n'undi uguhemukira uguhemukira aho kugira ngo avugane nawe akavugana na motari Mushumba uragira uti hari n'igihe noneho umuntu aguhemukira agahamagara motari niho wari urimo utubwira ngo agahamagara motari ati motari uyu muntu ndamwubaha umwungereze i Remera motari uyu muntu ndamwubaha umwungereze i Remera agahereza amafaranga motari kandi iyo yaguhereza ati shaka motari kuva no kugera i Remera ntabwo ari ikibazo ku maguru yego ku muntu waburaye ari kugira ngo arebe akagura ntabwo ari ikibazo ingendo ziri tuza abantu barazigenze ni Bugesera wava hano ukaje Bugesera ariko ukabuzi ko nugera mu rugo hari ikiro cy'isukari uri bufate none arakubwiye ayahaye motari kandi haracyari kare yego kandi nta kintu kiri mu rugo araguhemukiye agiye kugucura kare ntacujanye kuja kwicara mu rugo n'ubundi ntaco wazanye niko gahinda gakomeye urumva ariko ayaguhaye wareba aho ndi yaguhaye amafaranga kujisho ugakererwa gato wabona amaze kurenga ugakandagira ukagera mu rugo uti madame shaka ikiro cy'isukari bure n'umukati w'abana be bariye tugitegereje ko hari ukundi Imana yabigenza ubwo none abana bagaseka bati papa yaje yatuzaniye imigati ariko wishuye umushoferi w'imodoka ari nuhagarika imodoka agahereza taximan ati uyu muntu umwungerezi Busanza ngaya amafaranga hari ikindi kibazo ati ntacu shoferi abanezerewe kavuga ati ese ndanga kwijamo yarangije kuyatanga ese ni nanga kwijamo nene namubwiye ko ngiye mu rugendo ndahindura ngo nta rugendo mfite ese nivaho nta rugendo mfite arayamwaka si ikibazo aha rero isomo mbona ririmo rikomeye ukurikije n'ubuzima abantu baba barimo butandukanye kandi rimwe na rimwe abantu bagira ibanga uyu munsi abantu benshi ntibashaka kugaragaza ko bafite ikibazo barabyanga ngo batabacisha mu ijisho uko kuba rero abantu benshi badashaka kugaragaza ko bafite ikibazo nicyo giteza ibibazo noneho rero niba koko ari uko bimeze nitubane tuziranye niba hari ikintu ngiye gusohora ku buzima bwawe ni nkoresha uburyo butuma ubigiramo uburenganzira ku buryo nawe ubigiramo uburenganzira icyo kintu ngiye kugukorera tubyemeranyweho niba ngiye kugutegera n'ubundi nawe wamenya kwitegera ni nyaguhe witegere umuntu ese uri kuntegera undusha amashuri yo gutekereza kuko mu by'ukuri uri kuntegera nkuruhinja ngo njanira uru ruhinja cyangwa njanira ihene niba ngiye kukugurira ni nyaguhe wiguriye washaka ibiryo ngo ariko iyo abajije utinya kuvuga ngo sinshaka ibiryo ahubwo kuyaguha atavuze biraruta akavuga ati nugera imbere urareba resitora wifuza ngibi bibiri resitora wifuza nushaka ahura kuko niwe uzi icurya ariko iyo akubwiye ati ngwino nkugurire ibyo kurya ntubu kivuze ngo yambi aravuga ati yarashatse kudusangira tukaganira ibindi ariko akibagirwa ko ibiganiro ntiwabimusabye urumva rero hari akaga gakomeye karahari pasitoro Imana igumugisha no kuri izo mpuguro Imana igumugisha ko zirakenewe kuko abantu benshi turabanye tugenda tubana rimwe na rimwe bamwe bakabana n'abandi bababera indyarya ukankorera serivisi ukagira ngo nayishimiye nyamara mu by'ukuri sinayishimiye kubera uburyo wayikoze navunitse kandi icyo wakoze cyari cyiza nta kutagize ariko kuko nta ruhare nagize muri icyo kintu wankoreye nkumva ndavunitse kandi izo mpamvu iyo udatabawe na Yesu kuko ntabwo Yesu amanuka ngo abare tuvugana ariko iyo umuntu agutabaye haba igihe Yesu ari we wamunyuriyemo
umuntu ukubwira rero ati fata bitanu urarya imbere burya Yesu aba yamukoreye kandi hari igihe amafaranga 100 aruta 3 rwose hari igihe 100 riruta 3 100 nuvuga ngo ushobora kuvuga uti hari umuntu wari waradusezeraniye ariko mbuze imiti nakamuhamagaye undi akavuga ati ngwino nguhipura y'ibiryo ya 3 urumva ukeneye sanfura ntabwo ukeneye 3000 francs rwose aho ngaho kereka za 3000 francs nizo kuguha uko ryajana ryahamagara uraguha 12000 aho nugatuye kuhiga neza tukahasesengura kuko hari umuco w'abantu ubundi mu muco nyarwanda iyo umuntu agiye kubonana n'abantu baramubwira bati reba ka 9 keza karuti yindi batagucisha mu ijisho reba ka 9 karuti yindi niba katabonetse utire ariko batagucisha mu ijisho kuko barakubaha uko bakuzi be kukubona ukundi muri Kongo rero baravuga bati turagutumye nk'umuvugizi uhirwe uvuge igifaransa neza bataducisha mu ijisho ntibareba ibyo wambaye bareba ibyo batekereza ku byo uravuga ku byo uri buvuge yego kuko ni abantu bameze nk'abagiriki bamenyereye kubinsyoza mu mvugo ntaco rimwe na rimwe bashobora gukora ariko akabinsyoza nizo mpamvu babwira iyo batumye umukongomani muri sosiyete agiye kubera umuvugizi ntabwo bamubwira ngo ambara neza baramubwira ngo uvuge neza we gushira amakosa mu gifaransa kugira ngo bataducisha mu ijisho yego abanyarwanda ati reba ka 9 gahenze bataducisha mu ijisho buri bose bafite aho bacishirizwa mu ijisho cyane urumva none uko kwihagararaho kugatuma hari bamwe bihombya kubera kwa kwihagararaho ngo kandi umuntu akubwira ati ngusengerere cyangwa guha amafaranga n'abaguteze abaguteze uravuga ati amafaranga uti burya barahwereye abaguteze umutego yarekuye se yafashe icyemezo ati akira agenda ujye kureba icyo ufata oya yakubaje gurira icyo kurya cyangwa nguha amafaranga amenya uwuriwe umunyarwanda rero kugira ngo batamucisha mu ijisho aravuga ati mpico kurya ariko agiye kurya wenyine afite abana 3 kandi ibyo kurya bihiye byo mu resitora birahenze kuko ibibisi aguze ibyumwe ibibisi yagura ibyabane cyane rwose rero twari dukwiriye kugira n'imibare ya gikirisitu harakwiye kugira imibare yari ikwiriye